nk'uko byasaga nka formule yanditse mu bihe by'icika ry'ubwami muri Afurika, byasabaga umugabo cyangwa se umugore utinyuka akareba mu maso akanahangana n'ubwami agamije kubukuraho. Ibi bigakorwa mu buryo bwa gisirikare cyangwa se bakifashisha abakoloni babakolonizaga. Ibi ni nabyo byabaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1969, ubwo umwami Idris cyangwa se King Idris wayoboraga Libya muri ibyo bihe yari yaragiye mu mahanga kwivuza. Gaddafi cyangwa se Gaddafi nibwo inkuru y'ubwamamare, ubushongore, ubutware ndetse n'ibindi aratwa n'Abanyafurika byatangiye. Uyu musore wari gusatira za 30, we n'itsinda yari yarashinze ry'abaofisiye bari bakiri bato ryitwaga Free Officers Movement, binjiye mu rugo rw'umwami Idris maze bakora kudeta itaramennye amaraso mu gihe gito cyane. Muri ako kanya bafata ingoro, bahise banagenzura gutyo kuri radiyo z'igihugu, televiziyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru by'igihugu, maze inkuru zirandikwa zirasorwa. Idris amenyeshwa ko atakiri umwami mu mahanga aho yari yaragiye kwivuriza. Ibi bihita bishyira iherezo ku bwami, bihita byinjira muri leta za repubulika. Ahangaha nibwo inkuru y'uyu mugabo yari itangiye. Ubwo amateka yaranditswe biratinda kuri uyu mugabo, biza kurangira hirimanye n'ibyo byose yubatse mu mwaka wa 2011. Ariko se ubundi uyu Gaddafi wakunzwe n'Abanyafurika hafi ya bose, ariko akwangwa n'abo uruhu rwera cyane cyane abaho izuba rirengera, byagenze gute kugira ngo agere kuri ubu bwami? Ni ayahe mateka se yamuranze? Kundaga iki se cyangwa se yabayeho gute? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ntujye kure, wibuke gukanda subscribe, like ndetse na share, kandi akwibutsa kuri kumwe na Trika Boss. Reka turebere hamwe ubuzima bwa Muammar Gaddafi mbere na nyuma y'uko agiye ku buyobozi. Murakaza neza. Ubundi amazina ye yose ni Muhammad Abu Minyal Ali Gaddafi. Ukiye hirya gato mu cyaro cyitwaga Karsari Abu Hard, cyari munsi y'umujyi wa Sirte, byarwa na se witwaga Muhammad Abdul Salam bin Hamed na nyina witwaga Aisha bint Nilan. Dafawoni izuba hari mu mwaka w'1942 muri cya cyaro n'ubundi cya Karsari. Nk'uko bisanzwe mu Barabu, ubumenyi bw'ibanze umwana ahabwa harimo ubw'idini ya Islam. Gaddafi nawe ibi yabinyuzemo nk'amasomo y'ibanze, aza no kwiga neza amasomo asanzwe. Mu mpera z'umwaka w'1960, Gaddafi yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Libya. Ibi byo kwinjira muri iri shuri akiri muto byamusabye nawe kwihuza n'abaofisiye bari bakiri bato, kuko aribo bashoboraga kuganira no guhuza ibitekerezo. Aha mu biganiro by'aba bajyambere niho bahurije ibitekerezo byo kurwanya ubukoloni no kwikura ingoyi y'ubwami. Ibyo bakabikora mu neza y'igihugu cyabo kuko babonaga kigana habi. Nibyo byavuyemo wa mutwe bise Free Officers, maze mu ijoro ryo ku ya mbere mu mwaka w'1969 bajya gusuhuzanya n'umwami Idris bamubuza iwe, bamwoherereza ibaruwa imusaba kuguma iyo yagiye. Maze Gaddafi abafasha ubutegetsi mu buryo bumworoheye. Mu kubaka izina rikomeye, agatera isi yose ubwoba ariko akanatera ishema abamukundaga, Gaddafi yahinduye byinshi mu gihugu cye, birimo imibereho myiza y'abaturage, ubukungu ndetse n'umutekano hose muri Libya. Mu myaka 2 gusa y'ubutegetsi bwe mu 1971, uyu mugabo yahise ashyiraho itegeko rigena petrol ya Libya. Ibi bikava mu maboko y'abakoloni, bikabasha kugabanywa Abanyalibiya bo ubwabo akaba ari nabo babikontrola. Wenda abakoloni cyangwa se abandi banyamahanga bakaba bazamo bagira inama cyangwa se babafasha ibyo batakifasha, ariko iby'ingenzi byibuze bigakorwa n'Abanyalibiya mu rwego rwo kugira ngo babone imirimo ndetse n'amafaranga ya leta akomeze kwinjiraho kugira ngo akomeze yigira hanze. Mu 1977, Libya ikigeranyo cyayo cyo kudasoma cyangwa se cy'ubujiji uko babyita cyagabanutse ku rwego rwa 51%. Ni ukuvuga ngo kwiga byiyongereye ku kigero cya 51%. Ibi byagezweho bitewe n'ubwinshi bw'amashuri
abarezi ndetse n'ibikoresho byakubwe ku nshuro nyinshi cyangwa se ku kigero kiri hejuru birenze uko byari byarahoze mbere. Muri buri mwaka cyangwa se igihe cyose yamaze ku butegetsi, umuriro, amazi, uburezi n'ibindi bintu nkenerwa byari ubuntu muri Libya. Kandi wegereye umuturage uturuka muri Tanzania ukamuvaho ukajya mu wo muri Ethiopia, nawe ukamuvaho ujya muri Afurika y'Epfo, buri wese wabaza yakubwira igikorwa remezo cyubatswe mu gihugu cye cyubakishijwe n'uyu mugabo. Byinshi muri ibyo habaga harimo imisigiti, ibiraro, amashuri n'ibitaro ndetse n'ibindi byinshi. Aho uyu mugabo yasize ishusho itazibagirana mu Rwanda nubwo yazaga mu Rwanda mu mwaka w'1990, ariko akaza azanye utuntu dutangaje. Twari udukomo tw'amaboko itwo uduki ni amapingu. Uyu mugabo aza mu Rwanda yazanye udupingu maze ubundi aduhereza uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana. Ibi byo kubeshaho neza Abanyalibiya, akabana neza n'Abanyafurika, akagamiza ubumwe bw'Abanyafurika ndetse n'ibindi biteza imbere uyu mugabane wirabura, nibyo byamwanganishije n'ab'uruhu rwera bakunda ko Afurika cyangwa se abandi bantu babari munsi bahora iteka babari munsi. Nk'uko bizwi ko iyo wigumuye kuri bariya bagabo bera, nabo bagushakira ibirego bakakwangisha bisi, ubundi bakazaguhiga nk'abahiga inzoka yanakonda cyangwa se uruziramire rwamiza abantu barindwi. Nibyo byabaye kuri uyu mugabo ku ngoma y'uwari kumutabara cyangwa se kumufasha Barack Obama, umwirabura wayoboye Amerika. Binyuze mu itsinda ry'abasahuzi OTAN, bamanukanye ibisasu bya muzinga, bagumura abaturage ndetse n'ibindi bintu byose byo muri Libya babigira ubucocero. Ubundi bahiga uyu mugabo kugeza ubwo bamusangaga mu mwobo cyangwa se mu buvumo bwo muri cya cyaro n'ubundi cya Karsar. Ubundi bwo bamutsinda aho ngaho. Inkuru ye y'ubuzima irangira uko nguko, ubuzima bw'Abanyafurika busubira uko bwari bumeze. Inkuru y'u kwigenga kw'Abanyafurika isa nk'icumbikiwe aho ngaho. Uwari ufite ijwi rikomeye rijyana n'amafaranga, ubukaka n'ubushongore bamwishe uwo munsi. Hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2011. Ya n'abaturage bayo bigumuye ngo barambiwe umugabo bayoboye cyame. Ubu ngubu babonye ibyo birukanyiraga. None si ibingibi bigwiriye somo di. Isomo ni uko ubutegetsi si igihe bumaze, ahubwo nicyo bugeza ku muturage. Kuko uri gushaka ko buvaho ntabwo buravaho ngo bujyeho. Kubera iki warwana n'ibyo bintu? Gihe ubona ibintu nkenerwa igihugu kikugomba, nta kibazo wagakwiye kugirana nacyo. Demokarasi ntabwo ari ugusimburana kw'abayobozi, ahubwo demokarasi ni ukubaho neza kw'abaturage bigizwemo uruhare n'abo bayobozi. Ngaho reka duhure muri comment niba iyi nkuru ya Gaddafi ari iki kumariye, hanyuma yuke gusiga subscribe, like ndetse na share. Njye ndi Trika Boss, ndabakunda cyane, ni channel ni yanyu, mugire ibihe byiza.